Hari mu gihe kimwe mu mujyi muto rwose wari ukikijwe n'imisozi itoshye n'ikirere kinini kitagira iherezo. Icyo gihe hari harimo umusore bitaga Daniel. Uyu musore Daniel rero yari umuntu ukunda kugira inzozi nyinshi cyane, yemeraga ko buriya ngo ku isi habaho urukundo rukomeye ku buryo nyine nta kintu na kimwe cyaruhagarika cyangwa se cyaruhangara ngo kibashe kuba cyarusenya. Ariko nubwo yibyizeraga gutyo cyangwa se yumvaga bimeze gutyo, ntabwo yarigeze aba mu rukundo cyangwa se agira umuntu bakundana, kuko nyine ubuzima bwose yari abayeho nta mukobwa yarabonye avuga ati uyu mukobwa ni mwiza, wenda nzamuha urukundo rwanjye cyangwa se nzamukunda. Kugeza igihe kimwe yaje guhura n'umukobwa umwe bitaga Amina. Byaje kugenda bite rero? Nibyo nshaka kukubwira kugira ngo umenye ukuntu byagenze kuri iyi nkuru y'urukundo rutigeze rushoboka rwa Amina ndetse na Daniel. Hari ku mugoroba umwe, imvura igihe yagwaga hari kugwa imvura nyinshi, ijuru risa nkaho ryijimye, imihanda ituje cyane. Uwo musore witwaga Daniel yaje kuza aza kugama ahantu hari isomero ry'ibitabo ryari hafi y'umuhanda wa gari ya moshi. Icyo gihe ari guhunga imvura nyine kugira ngo arebe ko yakugama, agenda ajya gusoma ibitabo, ari kugenda yisomera ibitabo bishaje. Yumva urugi ruri gukinguka, umuyaga uza uhuha buhoro buhoro winjirana n'impumuro y'imvura. Daniel azamura amaso, arebye ku ruhande abona umukobwa nyine atazi. Uwo mukobwa yari ahagaze ku muryango, umusatsi we umeze nkaho utosemo gakeya kubera nyine imvura yasaga nk'iyamunyagiye, amaso ye yuzuye ituze n'amayobera menshi. Bahuza amaso batangira kumureba, barebana by'akanya gatoya, arongera nyine asubira mu bintu bye, n'umukobwa nawe yinjira aho ngaho. Mu minsi ikurikiyeho haciyeho undi munsi, Daniel nanone yongera kumubona muri rya duka ry'ibitabo. Hanyuma nanone bararebana buhoro buhoro, batangira no kuganira, bagenda bavuga ku bitabo, bavuga ku nzozi zabo, ndetse bagenda baganira no ku buzima. Aho Daniel nyine yakundaga inkuru, akunda gusoma inkuru zerekeranye n'ibintu by'urukundo, umukobwa nawe akajya amusomera inkuru zijyanye n'imivugo y'inyenyeri ngo n'inyanja, na Daniel nawe akajya amubwira ku nkuru z'urukundo ngo rwabonetse mu bintu bidashoboka cyangwa se urukundo rutashobokaga rukaba rwarabayeho. Bagenda nyine amusomera izo nkuru, bigenda buhoro buhoro, ubucuti bwabo bugenda bwaguka, basa nkaho nyine bari kugenda ubucuti bwabo babwagura. Bakajya bagenda bakajya gutemberana, bakicara hamwe, bakagenda bakicarana mu kiyaga gituje bari hafi y'umujyi, bakarebana ikiyaga, bakaganira amasaha menshi. Akajya agenda akabatambuka, ijoro rikarinda ribagwiraho. Daniel rero buri gihe yarebaga mu maso ya Amina, akumva nyine hari ikintu ategereje kumva mbere y'uko yumvishe wenda giturutse mu kanwa ka Amina amubwira, ariko nyine bikaguma hagati, bimeze nk'aho ari ibanga bafitanye, nta kintu barabwirana. Ati ariko ngo yari ameze nkaho afite nyine ibanga ashaka kubwira Amina. Umunsi umwe nimugoroba bicaye ku kiyaga, Daniel aravuga ati wigeze ukunda umuntu ku buryo bigutera ubwoba ko wabivuga cyangwa se wabimubwira? Amina araceceka, hanyuma aravuga ati yego. Daniel aramwenyura ati noneho ndabona nkiri mu kibazo kuko ntekereza ko ndi gukunda. Amina aramureba, amura mu maso, aramubwira ati yuje amarangamutima menshi ati rega ndabizi. Abimubwira avuga buhoro buhoro. Daniel aratangara cyane, avuga ati urabizi ko nkukunda? Aramubwira ati urabizi, narabimenye kuva na mbere rwose ko wankunze cyangwa se wanankundaga. Ariko nyuma y'akanya gatoya, Amina akimara kumubwira yuko ati narakubonye mbona nyine n'ubundi usa nk'uwankundaga, narabibonaga nabikundagamo, ariko njyewe natinyaga gukunda rwose. Nabibonaga ko wankundaga, nkabibona mu maso yawe, nkabona uburyo undeba byose, nkabona yuko ushobora kunkunda, ariko natinye kugukunda. Daniel aribaza ati kuki urukundo rwaba ikintu gitera umuntu ubwoba kuba watinye kunkunda? Niki cyatumye utinya kuba wankunda? Ko njye nagukunze, naguhaye urukundo rwanjye, nkaguha umutima wanjye, nkakuhakorera byinshi bishoboka byose kugira ngo umenye ko ngukunda. Niki cyatuma utankunda? Amina ati umuryango wanjye rwose ugiye kwimukira mu kindi gihugu kandi urimuka ava mu byumweru bibiri. Aya magambo akibwira Daniel yameze nk'akubiswe n'inkuba. Amubwira ati rwose umuryango wanjye na famille yanjye tugiye kwimuka, tuve muri kino gihugu tujye mu kindi gihugu. Ntabwo dufite igihe kinini hano, tuhafite ibyumweru bibiri byonyine tukaba twamaze kwimuka, tukaba twagiye mu kindi gihugu. Inzozi zose bari
baraganiriyeho zihita zimera nk'aho dushobora kuba zigiye gusenyuka, bigiye kurangira ibyo bifuzaga kuzageraho. Bose bavuga ibintu bashaka kuzageraho, bashaka no kuzanabigeranaho, rimwe na rimwe babivugana byarangiye bimeze nk'aho bibaye ubusa byose. Yahise amubwira ati none se uragenda twibagirane twese tumere nk'aho tugiye duhura? Amina amubwira ati hoya. Aramubwira ati njye ntabwo nakwibagirwa, ati noneho niba udashaka kunyibagirwa guma ahangaha reka tugumane. Amina aramubwira ati nturi kunsara rwose, ntabwo byashoboka, mfite kujyana n'ababyeyi banjye, tugomba kwimukana, ntabwo naguma hano kandi ari ababyeyi banjye rero bantunze, aribo batumye mbaho ngo mbatererane ngo nsigara ahangaha ngo tugumane, nzajyana n'ababyeyi banjye. By'umwihariko byakurikiyeho bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo nyine bagumye bishimye. Barakomeza bagenda bakajya ku musozi, bakajya kureba iryo zuba rirashe rikongera rikanabirengeraho, bagasura ahantu heza rwose kugira ngo bazagumane urwibutso rwabo, bakajya basekana. Ariko inyuma y'iyo minezero hari ubwoba bwo gutandukana hagati yabo. Muri iyo minsi nyine bari kubana, mbere y'uko muri bya byumweru bibiri mbere y'uko bazimuka bakava muri uwo mujyi, muri icyo gihugu kimwe bakajya mu kindi gihugu, ukajya ubibona rwose mu maso yabo y'uko bisa nk'aho hari ikibazo. Hanyuma y'umunsi wo kugenda waje kugera, nyine igihe cy'umunsi wo kugenda kiza kugera, hafi ya gari ya moshi rwose baraje. Daniel azana na Amina we, isi imeze nk'aho rwose ituje yahagaze ku bwabo. Abandi bari gusakuza bindi bisakuza, ariko kuri bo hagati yabo ari babiri isi yari imeze nk'aho yatuje. Daniel yararebye aravuga ati nifuzaga ko twari guhura na mbere, tukaba twaramenyanye na mbere, wenda urukundo rwacu rukaba rwaramaze igihe, tukaba twarakundanye nyine bikajya kure bikanatinda. Ariko Amina yahise amubwira ati, aramwenyura, ariko amwenyura ubona ko afite n'agahinda. Aramubwira ati shoka ko twahuye igihe cyari kigenwe pe, wenda twari guhura na mbere byari gukunda, ariko buriya ntabwo ari wowe ugena igihe cy'abantu bahurira. Bishoboka ko kino gihe twahuye aricyo gihe cyari kigenwe, kandi nacyo gihe cyiza cyari kitubereye twebwe kugira ngo kibe nyine kino gihe aricyo tuzahurira. Daniel aramubwira ati ariko ntabwo ibyo bintu uri kuvuga byumvikana neza. Amina amufata akaboko aramubwira ati urukundo si rugihe ngo ko abantu bahora hamwe iteka ngo cyangwa se bazagumana iteka. Daniel aramubwira ati none urukundo ushatse kuvuga ko ari iki cyangwa se ruvuze iki? Amina nta kindi amubwira, amusubiza ati rimwe na rimwe urukundo ruba ari nk'aho ari uguhindura ubuzima bw'umuntu, cyangwa se ubuzima bw'umuntu bukamera nyine nk'aho buhindutse bukava muri state imwe bukajya mu yindi. Ati niyo mpamvu utazaguma mu buzima nyine wari urimo cyangwa se wari warubayemo na mbere. Gari ya moshi yahise ivuga imena nk'aho isonye nyine igihe cyo gutandukana kiba kirageze. Daniel arangije areba Amina mu maso, aramureba rwose ubona ko asa nk'aho afite agahinda kenshi cyane, amarira ari kugenda, amaso ari kugenda azengamo amarira menshi cyane. Aramubwira ati ntabwo nshaka kukubwira ngo ugende, sinshaka kureka ngo ugende pe. Amina amusubiza ati, Amina amubwira ati noneho naribi were biceceke nyine nubivuge bigumane mu mutima wawe. None se Daniel aramubwira ati none mvuga iki ko nta kintu mfite cyo kuvuga? Amina aramubwira ati vuga ko hari mu bundi buzima tuzongera tugahura. Daniel arongera ati mu bundi buzima ni kumbwiye? Amina amusoma ku itama, hanyuma ajya muri gari ya moshi. Inzugi za gari ya moshi ako kanya barazifunga nyine ku gari ya moshi rigiye guhaguruka. Gari ya moshi itangira urugendo rwayo buhoro buhoro. Daniel azamura ukuboko kwiwe, Amina areba mu idirishya, batangira kurebana. Mu kanya kanyuma nyine basigaranye ko gari ya moshi yari yatangiye kugenda. Hanyuma gari ya moshi itangira kugenda, birangira n'ubundi gari ya moshi irenze. Imyaka irashira, umujyi urahinduka. Ariko rimwe na rimwe iyo imvura yagwaga, Daniel yajyaga asubira hahandi rya duka ry'ibitabo, akicara acecetse, akibuka umukobwa bahuye cya gihe cyose, ibihe byabanyuranyemo n'ibiki byose akajya byibuka. Amina nawe rimwe na rimwe akagera ibinyenyeri, akibaza niba Daniel nawe arimo kubira nk'uko ari kuri izo nyenyeri, nawe ari kuzireba yicaye ahantu bajyaga bakunda kwicara, akajya yumva ari kubyibuka nyine bya bihe bagiye bagirana. Ko nubwo ngo urukundo rwari rudashoboka ntirwigeze rwibagirana, rwa rukundo rwagumye mu mitima yabo. Nubwo rutigeze rushoboka kugira ngo bazabane, gusa rwa rukundo rwaje kuguma mu mitima yabo. Ngo ati kandi rimwe na rimwe urukundo rudashobora kubaho ku isi, ariko ruhita ruba urukundo rutazigera rupfa mu kwibukanya cyangwa se mu buryo bwo kurwibukanya urwo rukundo rwaje kubaho.
ari urukundo rutashobotse, gusa nyine byagumye mu mitima yabo hagati yabo, nubwo batigeze babana ngo bakundane, gusa urukundo rwagumye mu mitima yabo. Yari inkuru y'urukundo rwa Amina na Daniel, bakundanye urukundo rumeze nk'aho rudashoboka, ariko n'ubundi nyine biza kurangira batabanye. Umwe birangira avuye hamwe mu gihugu kimwe akajya mu kindi gihugu, Daniel nawe asigara uko na Amina asigara uko, biza kurangira nyine muri ubwo buryo. Ushaka kumenya izindi nkuru nk'izi ngizi zimeze neza, kora subscribe hano kuri Shafi Entertainment kugira ngo bitajya bigucika, ujye ubibonera ku gihe.